Yes, reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza by'umwihariko wowe udukunda, wowe wamaze guhitamo channel yacu ugakora subscribe. Twizere ko umeze neza, uwa mbere mwiza, niwo wa mbere twavuga ngo w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 12, hanyuma tubifurize kusoza uyu mwaka neza. Mumeze mute? Twizere ko mumeze neza, twizere ko muri amahoro. Namwe bitameze neza kandi ubu buzima niko bigenda, ntabwo buri gihe bihora bikunda, hari igihe byanga, ariko nyine ntabwo biba bisobanuye iherezo, ahubwo aba ari ugukora cyane. Hanyuma mumaze kubimenyera, njye nitwa Jean Bosco Abayisenga, tuje mu makuru agiye atandukanye, ngira ngo nkuko muri kubibona kuri screen zanyu, ntabwo ndi njyenyine uyu munsi nkuko mwari mumaze igihe muruhimbaza, cyangwa se nkuko n'ubundi nari narabamenyereje. Twongeye twazanye umutumirwa, ni Marite tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Turashima Imana. Ubwo rero ni umuvandimwe ugiye kudufasha gusesengura imikino myinshi igiye itandukanye, by'umwihariko yabaye muri weekend ndetse n'indi mikino iteganyijwe mu minsi iri imbere, ariko kandi n'amakuru ari mu ma ekipe yanyu mukunda cyane cyane muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikasimitutu. Turaza kuvugamo byinshi, harimo ubwino nari nabibasezeranyije mu gitondo, ndababwira ni ndaza gukora ikiganiro, ndaza kubabwiramo amakuru mutari muzi, cyane cyane kuba arimo Dauda, kuba arimo Eto. Ese kuko Eto ari i Kigali? Ibyo byose turaza kubigarukaho, tukubwire ukuri kwabyo. Numvishe cyangwa se nabonye abareba bari kugenda bagira ubwoba bavuga bati reka da hanyuma ibyo byose turaza kuba tubigarukaho. Ku mugabane w'Uburayi turaza kwitsa gato kuri equipe ya Manchester City. Pepe Guardiola ati biragoye, ntago wakora consistent cyangwa se wagira consistent cyangwa se nyine ngozeho imyaka 10 yose. Ati nta kipe nimwe yigeze bikora, ati rero nta gikuba cyacitse. Ubwo ni nyuma yuko equipe ya Manchester City rwose muri iyi weekend yagarikwaga na equipe ya Liverpool, the Cops y'umusaza witwa, ariko ntabwo ari umusaza, aracyari muto uriya mugabo wa Liverpool, Arne Slot. Uramwemera? No mutoza, ari matoza umupira, naki umaze kutumenyereza cyangwa se umaze gutanga kuvuga kwerekana ko ari umutoza usa naho ashoboye, kuko teste zose yamaze guhabwa yamaze kuzitsinda. Nahoze mbona urutonde rw'abatoza yagiye ahura nabo, bose yarahondaguye. Yahuye n'uyu Ancelotti, ahura n'uyu uzamusimbura wo muri Bayern Leverkusen, yarahondagura. Akurikijeho Pepe Guardiola arahondaguye. Abo muri shampiyona y'Ubwongereza abandi basanzwe bo nuguhonda buri munsi, yarahondaguye kabisa. Usibye uwitwa Nuno Espirito Santo wa Nottingham Forest, washoboye kumutsinda, ariko andi makipe yose nugukubita. Arne Slot ni umutoza w'umuhanga, ni umutoza umaze kwerekana ko ashobora kwimprova imikinire ye kandi ikabyaza umusaruro. Urabona ko hari n'abakinnyi agenda developa imikinire yabo, yaba Mohamed Salah, nubwo twari tumenyereye ko ari umukinnyi n'umundi wahoze ari umuhanga, yaba kubwa Jurgen Klopp, yaba kuba mubanjirije, ariko urabona ko yaje nawe akamwimprova, akaba ari gutanga ibyo amusaba kabisa. Arne Slot yabaye ikigwa hari ku mugabane w'Uburayi. Ibyo ngibyo turaza kubisorezaho, tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma nizere ko amaze gukora subscribe wowe udukurikiye, cyangwa se niba ari n'ubwa mbere udukurikiye, kanda kuri subscribe, ufungure notification kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose bitambuka hano umunsi ku munsi rwose ujye ubasha kuba uwa mbere. Ntabwo ndaza gutinda. Marite, urayibona Nyarugenge? Urayibona ute? Nyarugenge ni wenda abantu batari kuri screen, cyangwa se abantu batari hafi yayo twabashushanyiriza uko imeze. Nyarugenge ubu tuvugana ni klima isa naha ari nziza, klima imvura imaze kugwa, oxygen cyangwa se yakabeho ka hato na hato, klima igaragara neza, kuko urabona ko rwose ari amafu agaragara nk'intangiriro z'ukwezi kwa 12, cyangwa se intangiriro z'umusozo w'umwaka. Ese ibyo wari wapanze mu kwa mbere ubigeze? Urabona ko yewana Bosco, ibintu bisa naho twavuga ngo turi kwa achieving, ariko bitoroshye kuko iminsi 29 isigaye. Se uraba nakubwo ni 28 kuko uri warangiye. Uko byagenda kose mu minsi 340 hafi na 30 ishize, ntabwo ibyo utaba warakoze muri iyo minsi ari byo wabugiye gukora mu minsi 29. Ariko icyo tuvuga, icyo
tuzi twese nuko uko byagenda kose umwaka ugomba kurangira hari achievement ugomba gukora analyze ukamenya ngo ese uyu mwaka objective na settings nazigezeho ese niki cyatumye nazigeraho kugira ngo ni iki ngiye gukora kugira ngo nze kuza improve kuba ibyo nakoze umwaka nibura nabikora mu mwaka uzaza. Wageze kuri kangahe kwijana? So wenda as statistician ntabwo navuga ngo ndi hasi cyane cyangwa se ndi hejuru cyane, ariko uko byanyera kose nka 65 70 nshobora kuba ewana kabisa. Ubwo namwe mudukurikiye twizere ko ibyo mwahoze mumupanga mukwezi abo baraza kutubwira uko bimeze, baze kutubwira mubigeze he nge nahoze nekereza ndavuga niko mbona nyiri hasi iminsi 28 ndakuramo iki urumva ni ibintu bisa naho bigoranye mu minsi 28 isigaye, ariko uko byagenda kose icyo waba ufite gukora wagikora uko byagenda kose. Iminsi 28 nubwo tubaranga kari iminsi mike ariko ni igihe kinini, ni igihe kinini ushobora gukora double work kugira ngo urebe ko hari icyo wageraho. Hanyuma Martin, nshaka ko twinjira mu makuru noneho by'umwihariko package tuzaniye abakunzi bacu by'umwihariko abadukurikirana buri munsi. Martin, duhere muri Nyamukandagira duhere muri Murera? Biragoye kubera ko performance z'aya makipe biragoye ko ushobora guhera mu ikipe cyangwa se tuzijyanirane, ariko tugomba kuzijyanirana uko byagenda kose. Hanyuma ubwo reka duhera ahubwo kwa gatandatu ekipe ya Murera yari mitanga isomo rya ruhago ibwira Visiti muzigira handi. Murera wayibonye ute? Nibyo koko Bosco, Murera ni ikipe isa naho ifite consistency mu mikino 8 ishize. Ni ikipe n'umukino wenda wo kwa gatandatu wabanjirijwe n'amagambo menshi, yaba amagambo yo kuri yavuzwe na super manager ufatwa nk'umuvugizi wa Vision ndetse na Claude umuvugizi w'abafana ba APR ba Rayon Sport Murera. Na magambo yabanjije aho super manager yirahiriye akavuga uko byagenda kose iyi Murera ngomba kuyihagarika. Ariko ibyo twabonye mu kibuga ni ibintu byari bitandukanye nibyo twumvise mbere y'umukino. Urumva mu kibuga uko byagenda kose Murera ni ikipe yagaragaje performance iri hejuru. Murera ngo yakoze trio yitwa FBI, wayibonye? Cyane FBI kubyumva kabisa. Faringanye ugashyiraho Azizi Basane Kuranya ndetse na Haji Iraguha. FBI za defender uko byagenda kose wavuga ari turi mu muhuro wa Karasiko, ariko uko byagenda kose ikipe ya Murera irimo iragaragaza kuba yajya hejuru ku rupapuro kurenza uko washyira ku APR ku rupapuro. Ariko nanone abantu bakavuga bati ekipe ya APR nanone kuva yatangiriye umwaka w'imikino ntiratsindwa na rimwe. Ikindi abantu batazi buno APR usibye bino bintu byo kwanga yatewe mpaga y'ibitego 3-0 muri open play, APR FC maze imikino 42 muri shampiyona y'u Rwanda idatsindwa, imikino 42 idatsindwa. Uyu mwaka w'imikino kuva watangira ntirashobora kwinjizwa igitego. Iyo APR yo tuvuge ko Murera izaza igakanda uko yiboneye. Nibyo buriya ku bintu bya derby wenda tugiye kuri derby. Derby irategurwa derby irategurwa kandi derby ntago ikinwa ahubwo iratsindwa. Derby ni umukino cyangwa se uyu mukino wa derby w'imisozi igihumbi ni umukino ukomeje gutanga iyobera ku bantu benshi, kubera ko ni umukino umuntu uwo ari we wese atamenya ngo yakora expectation y'uwo mukino, ese bizagenda bite, ese uyu mukino uzarangira gute, kubera ko ibyo we expectingaga ikibuga cyo kiguha ibyaye. Nawe mbona abantu bavuga bati ekipe itameze neza ngo nibwo itsinda derby. Tuvuge ko APR irawukurayo. So wenda ntabwo twaba twihuse turamutse tuvuze ngo APR ntabwo imeze neza, kuko mugani wawe nk'uko wari ubivuze nayo imaze imikino igera muri ngahe yose kuva yatangira shampiyona ikipe itarinjiza igitego. Ikipe imaze imikino ingahe imaze gukina usibye wenda ibitego 3 ishobora kuba byarabaye awarded by Gorilla, kubera ko habaye ira case yo gukinisha abanyamahanga basa na hari benshi, ariko ni ikipe nayo ifite defense nziza iyobowe na Nige na Clement wabonye yanakoze ibikomeye. Nahoze mbona Rujugiro nahoze mbona avugeje ati uyu niwe mu defenseur wa mbere muri East Africa. Nibyo rwose
ko byagenda kose ntabwo wajya kure yabyo kubera ko sinatwe gusa na Sekafa wibuka bakinye mu mwaka ushize mu mezi ashize Sekafa nayo yaje guhemba nije na Clement bakunda gutazira nka Gabriel Magalhaes baje kumuhemba nk'umukinnyi cyangwa se umukinnyi wa Sekafa. Urumva rero uko byagenda kose yaba iyo performance yagize kuri uwo mukino wa Sekafa, yaba performance yagize ku mikino yabahuje na Azam, ku mikino ya Nyafrika yahuje na Pyramid, gufata Fiston Kalala Mayele, gufata ba Feitot, gufata ba Faisal bo muri Azam. Urumva n'umukinnyi ugaragara nka hari umurideri wa defense ya APR iyo afatanyije noneho ubu ngubu kombinezo yiwe n'uwo bita Arius Wane w'umunyasenegal maze nawe kuduprova ko ari cyo ashoboye, yaba Yunus ahari cyangwa se adahari, ndetse ku ruhande rumwe hari gucaho captain niyo mugabo Claude, ndetse na Byiringiro Gilbert aka Kajeje. Urabona ko iyi defense ya APR rwose nayo ni defense ihagaze neza, ko byagenda kose ishobora kuba burya komeza gakipinga clean sheet kuri Murera. Ariko se For Nganye waramubonye? Twavuga neza ko For Nganye tugarutse kuri Murera wenda mugenzi wacu wo kuri RBA Rugaju Rigane niwe bivuze neza. Abani uko byagenda kose ikipe ya APR ifite defense ikomeye, ariko n'ikipe ya Rayon Sports ifite attack ikomeye. Igihari rero ku mukino twabarerekera cyangwa se ku mukino uri ku itariki 7 nejo bundi rwose kwa gatandatu ku isaha 12 n'umukino rwose uzatanga test ese ni yihe defense ikomeye, ese ni yihe attack ikomeye. Attack nk'uko wari umaze kubivuga, iyo trio bakoze iyobowe na For Nganye ni attack ikomeye, kuko wenda tuvuze For Nganye individualism cyangwa se amakuru ubushobozi bwe. For Nganye ni umwataka mwiza, umwataka ureba izamu, umwataka ukina, umwataka uzi inota icyari cyo. Nimvuga inota abantu badukurikiye baraza kubyumva. Nimvuga inota ni umwataka uzi igitego icyari cyo, umwataka uzi ngo ese ni iki gikenewe kugira ngo habeho kugira ngo ikipe iba iri muri winning momentum. Ni umwataka uzi gutera cyangwa se uzi gutsinda ibitego. Attention, tuzabona abataka benshi bazi gukina, urugero nka Gabriel Jesus ni umwataka akina nomero 9, ariko ni umwataka ukunda guherana imipira, atandukanye na ba Haaland Eric Brolt wa Man City, umwataka ushobora kubona chance ebyiri akaba yazibyaza iki umusaruro. Uwo For Nganye rero turi buvuge muze kumufata muri iyo chance ya ba Eric Brolt Haaland, kuko n'umwataka ushobora kubona imipira ine akaba yakinjizamo imipira ibiri. Urumva uko byagenda kose rero nta kindi kandi umutoza Robertinho aba mushakaho usibye gukora ayo manota 3 cyangwa se gutanga icyo gitego. Hanyuma ngira ngo nibyo ngibyo equipe ya Rayon Sports yitwaraga neza rwose, ni na byinshi mwakurikiranye hano. Ngira ngo murabizi ko twe tuba turi kuri stade kwa gatandatu, twari turi kuri stade kuva ku isaha 9 turi kubabwira byinshi bitandukanye kuri match ya Gorilla ndetse na Gasogi zarangije umukino zinganya ibitego 2-2, ndetse kandi dukomezanya n'umukino wa Murera ku cyumweru nabwo ku isaha 9 ubwo twamaze kwambuka twageze kuri APR na AS Kigali. Mbwira mu munota umwe ikipe ya APR se wayibonye ute? Urakoze Bosco, wenda mu munota utageze no muri umwe. APR FC ni ikipe ikomeje kugorwa, umutoza Darikonovic ukomeje kugorwa na 11 babanzamo, ukomeje kugorwa n'imvuna ari guhura nazo. Ni APR urebye yatangiye umukino ari bisanzwe, igice cya mbere cyaje kurangira n'ubundi ubona amakipe yombi nta shyaka rigaragara bari gushyiramo, ariko ubona ko APR iri gusatira, Kigali gasatira ifashwemo na Barutazamu batandukanye barimo Hussein Chaban Chabalala, ndetse na APR nayo gasatira ku mpande zayo zakoraga za Mugisha Gilbert, ndetse na Mamadusi nawe utaramenya cyangwa se utaremeza abafana b'ikipe ya APR ko ari umwataka koko. Usibye wenda penalty ebyiri twavuga yatsinze Vision, ariko Mamadusi nta kirenza arakora. Gusa bajya bavuga ngo hari amajwi menshi numvise nyuma ya match bari kuvuga ko wasanga ngabikiwe derby, wasanga abikiwe derby, ariko wenda tugiye kuri iyo match usibije
performance y'umuhungu y'umusore bita Nigena Clement ndetse na kufra nziza yatewe na Ruboneka Jean Bosco. Wenda ku bantu batari kuri match, wenda twe twari kuri match, reka tubasobanurire uko byagenze. So no mupira urebye wazamukaye na Mugisha Gilbert ku ruhande rwa 11 arawuzamukana umudefenseur w'ikipe ya Kigali amukorera amakosa aramusunika, hanyuma umusifuzi wari uyoboye uwo mukino ni Lorisa Patience atanga kufra rwose bamaze kuyitanga, ni kufra yatewe yafashwe neza na Ruboneka Jean Bosco. N'umusore w'umunyagatsibo nimba nibeshye, Gatsibo boy. So no umusore wafashe iyo kufra arayitera ayizamura neza iragenda isangu witwa Nigena Clement, wa mugani wa mugenzi wacu Ruviyaga wamazaga kuri ABN niwe wavuze ngo ndetse na Rigani bavuze ngo yahinyuje itegeko rya gravitation force. Nirangurarizi rivuga ngo nimba uzamutse za ngufu z'umubiri zo hasi ziraza kugukurura. Oya rero bavuga ko yahezeyo yarazamutse nka metero ebyiri nini hafi n'igice, umuhungu arazamuka ategereza baro aterekaho umutwe, umuzamu rwose Hakizimana Adolphe ntacyo ari gukora usibye kureba akazana umupira mu ncundura. So ni match rero isa naho yarangiye, ni match isa naho yarangiye APR igize position nini ariko itari nini cyane kuko yagize position igeze kuri 5-3 kuri 47 ku ikipe ya AS Kigali. Urumva na makipe agize, ariko rero dusoza APR ni nako yacaga gahigo ko kumara imyaka 6 idatsinda ikipe ya Kigali kuko yaherukaga kubikora muri 2018. Ngira ngo nibyo ngibyo byose ubigarutseho, by'umwihariko ibyaranze umukino wejo ku cyumweru rwose ekipe ya APR igenda isatira ama ekipe ayiri imbere arimo niyo AS Kigali. Hanyuma muri ekipe ya APRS ubwo tukirimo direct ubwo twamaze kwinjira amakuru agezweho muri aka kanya. Ekipe ya APRS yari yarandikiye Ferwafa nyuma yuko yandikiye board, ngira ngo urabizi ko yandikiye yisaba ko umukino wayo ifitanye na polisi wasubikwa, board ya league irabyanga. APR ikora icyo twakita nko kurekarama, mu kurekarama nyine ubwo yatanze ikirego cyangwa se ubusabe muri Ferwafa. Ariko amakuru nizeye, itangazo n'iryari ryasohoka, ariko amakuru nizeye 100% angeraho aremeza ko Ferwafa yabwiye APR iti muramenye ntabwo twakivanga mu bintu bya ligue. Niba ligue yemeje ko mugomba gukina kuko ni ishinzwe amarushanwa, twebwe ntacyo dushinzwe muri ibyo ngibyo rwose, ntacyo tubamariye. Byarasundu yari ifite ishingiro ikwiye gutinya polisi. Nibyo koko APR yatanze ubiravunika cyane. APR nyuma yuko umutoza n'ubu mu masaha make, mu masaha ya 10:20 yarakoranye ikiganiro n'Inyarwanda, amaza kugaragaza ko ngo ikipe yiwe kubera imikino yikurikiranya amaze kugaragaza ko mu minsi 2 ari kugenda akina match. Ibyo rero ngo bitanga imvune ku bakinnyi b'ikipe, bityo bikaba byamutera kutitwara neza. Atanga urugero nka Manchester City ndetse na Real Madrid, avuga ko Real Madrid ifite imvune zigera mu 10 zatewe n'iyo mikino yo gukinwa ya umunsi ku munsi cyangwa se gukinwa mu gihe gitoya. So ariko ngira ngo abafana b'ikipe ya APR ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru bamaze kwinubira wenda ibyo bintu by'ikipe ya APR ikunda kuvuga buri munsi, ivuga ngo bahagarika imikino. Urabizi ko habayeho saga mu gihe bahagarikaga derby yari iteganijwe mu kwezi kwa mu minsi yashize, hanyuma mu kwezi kwa 10, hanyuma bazana ibyo kuvuga ngo imikino imwe n'imwe bayisubike kubera ko iri kwitegura imikino ngo ibone umwanya wo kwitegura CAF Champions League. Hazaho n'ibyo ngibyo, hanyuma rero urabizi neza ko banazanye ikintu cyo kuvuga ngo badutinye kubera ko rero yari ifite performance iri hejuru kurenza ikipe ya APR. So rero urebye kuri ibyo ngibyo, wenda kuri icyo ngicyo ntabwo byari bikwiye ko ikipe ya APR ishobora kuba yasaba aho karuhuko cyangwa se kuba yasaba iyo minsi, kubera ko n'ubundi ekipe adversaire bazakina ariyo Rayon Sport nayo ifite umukino ifite umukino uwo munsi, kubera ko n'ubundi birabiteganyijwe ko APR izakina na Polisi saa 9, hanyuma saa 1 Rayon Sport igahura na Muhazi. Urumva ko bose bazakina kandi ku wa gatatu bakongera guhura mu kibuga tukambikana hagati ya derby y'urwo misozi igihumbi. Gusa ngewe sinzi, wenda uyu mutoza we ku mutoza ngewe ku bwanjye numva afite ishingiro ku mutoza, ariko apana kuri ekipe
ko impamvu mvuga ku mutoza uyu ni umutoza waje ari mushya araza ntabwo yigeze abona igihe cyo kwitegura APR ntabwo yigeze ikora pre-season kuko yaje ahingukira muri Sekafa ava muri Sekafa ahingukira mu mikino nyafrika ayivamo shampiyona already yaratangiye naho ajya abonera ikiruhuko ugasanga ni cya kiruhuko abakinnyi be b'ingenzi baragiye mu ikipe y'igihugu ku buryo kugeza na n'ubu umutoza Darikonovic ntabwo yari yabona icyumweru cy'ikiruhuko ari kumwe n'abakinnyi be icyumweru cyonyine ntago afite ntarabona iminsi 7 ari kumwe n'abakinnyi be bose mu kiruhuko avuga ati ndi kubatoza filosofi zanjye nuko ngo usibye nk'ubu bari gukina shampiyona ari nayo mpamvu nyine abarekarama ariko nanone kuri equipe nka APR equipe igomba gutegura ifite abakinnyi benshi baraguze abakinnyi benshi bakomeye ariko nanone ubwo reka mbijyanirane n'amakuru ari kuvugwa murabizi ko Seydou Daouda Youssef atari gukina muri iyi minsi njyango nturi kumubona yego nibyo uyu musore nta nubwo ari mu Rwanda ayo makuru nayagarutseho mu gitondo ndababwira ndaza kubabwira impamvu zayo uyu musore yitwa Seydou Daouda Youssef n'umunyagana uyu musore yaguzwe na APR muri uyu mwaka w'imikino ubwo wari ugiye gutangira uyu musore akigera mu Rwanda ni umwe mu basore umwe muri bake bakonvense abanyarwanda ku buryo buri muntu wese avugaga ati uyu niwe nimero 6 wa mbere uri mu Rwanda ni nako byagenze yarabikoze abyerekana ku mikino ya Azam ku mikino ya Pyramid yani rwose yarabikoze kandi muri Sekafa niwe munyamahanga wari ufite umwanya uhoraho mu gihe abandi bari bataramenyera we yaraje ahita akaba umwanya ndetse bataryo ruwanga babanza kwicara shampiyona iratangira aba ari umusore uticazwa uyu munsi nanone abafana ba APR barakibaza ngo where is our Seydou Daouda Youssef ikibazo rero uyu musore afite ni iki ibi bintu tujye tubivuga uko biri uyu musore yageze Nyarugenge iramuyobera ushobora kwibaza ngo byagenze gute byagenze uyu muvandimwe yaraje kwa kundi nkuko ka weekend kaba kagiye kugera ari nko kuwa gatanu aravuga ati nanjye nkajya mu ibara nk'abandi aragenda nk'umujene wese ufite amafaranga kugenda nyine mu kabari cyangwa se n'ahantu runaka wasotse ntago ari ibintu byadanje aragenda ahurirayo n'ababebi abakobwa ewan abakobwa urumva nyine araciringa urumva agomba kubona nyine n'umubebi n'iki ibintu by'abasore rabizi aciringa n'umubebi baraciringa barahuza ariko ibintu umubebi yamukoreye byamuviriyemo imvune ku buryo agomba kumara amezi 2 numubona mbere y'amezi 2 uza njye mu gitondo nabivuze ndavuga ni nzaza hano nsaba imbabazi Seydou Daouda Youssef yazize kwiyandarika ubu ngubu okay muri APR barakubwira batafite ikibazo cy'imvune ndetse yagiye no kwivuza iwabo ariko ntago ariko kuri nta kibazo cy'imvune afite ko kugura just yagiye mu bibazo yagiye mu bintu twavuga ngo bitari byiza by'uburaya reka tubivuge gutya ariko si uburaya da nanone kuba waciringa n'umubebi ntago byitwa uburaya ariko nyine yagiye muri izo ngeso zitari nziza ku bakinnyi akenshi bimuviramo ikibazo ngiye ntatinyuka kuvugira hano kuri mikoro cyane kuri kamera zacu ariko nyine nawe uhita ubyumva ibibazo yahuriyemo nabyo kugeza ubwo yahise afata umwanzuro equipe ya APR ikimara kubona ikibazo afite yahise afata umwanzuro wo kuvuga ngo twebwe turi njyewe ndigendeye ngiye kuba nivuza so uyu musore yageze ikibazo kitari imvune y'ukuguru kitari imvune y'umugongo kitari imvune y'akaboko cyangwa se umutwe yagize ikibazo nyine yakuye muri ibyo bibazo yagiye muri ibyo bintu yagiyemo abakinnyi benshi b'abanyarwanda nako nsa abanyarwanda abakina mu Rwanda benshi bakunda guhura nabyo kuko ewana yahuye n'umukobwa w'Inyarugenge aramubwira ati ewana kamwigishe Nyarugenge niko bimeze rwose niko bimeze Nyarugenge kandi si Nyarugenge gusa murabizi neza ko ahantu henshi n'ibintu abakinnyi bafata nka feeling ibintu byo kandi n'abakinnyi gusa muri rusange ba Nyarugenge abagabo cyangwa se Nyarugenge biba biri kwaka ariko no mu Burayi naho murabizi ibishigeze kuvugwa kuri ba Kylian Mbappe we nuko yahuye Cristiano Ronaldo nuko wenda we yahuye n'uruva gusenya gahoro n'umukobwa w'Inyarugenge w'Abanyarwanda mu makuru ya Zandani ariko ewana uko bimeze kose ntago Daouda ngashobora kuboneka nyuma y'amezi munsi y'amezi 2 nibura amaze ibyumweru 2 adakina bivuze ngo hasigaye ukwezi n'ibindi byumweru 2 kugira ngo yongere kugaragara mu kibuga ubwo bishatse kuba ko abakunzi b'ikipe ya APR bari bategereje Daouda kumubona kuri derby basubize y'amaso nibibaho nta n'uri mu Rwanda usibye no gukina
oya nibyo rwose nibyo. Hanyuma rero ngira ngo iminota yatujyanye, nyemerera dukomeze gatoya aya ma ekipe abiri twari dugomojeho, ekipe ya PRS ndetse na Rayon Sports zifite imikino kuri uyu wa gatatu. Ni Police FC itameze neza nayo iraza kubikina na APR kuri uyu wa gatatu ku isaha saa 9, hanyuma saa moya z'uwo munsi n'ubundi kuri Kigali Pele Stadium Rayon Sports yakire Muhazi. Twese turibaza ngo biragenda bite, ariko uyu mukino bose bari yaba APR ntiri kubara, yaba Rayon Sports ntiri kubara, ahubwo bari kureba. Nahoze mbona umuvugizi Ngabo Robin avuga ngo abarenga 10,000 bamaze kugura tike. Niba utaragura tike n'ugiye ngo uzawureba. Oya nibyo rwose. Itike ni 3,000 guhera kwa kabiri, guhera kwa gatatu azaba ari inota 5 handi ha make, kandi hari ahagomba kuba huzuye kuko niba abantu barenga 10,000 bamaze kugura tike urumva ko bikomeye cyane. Hanyuma nyemerera duhuze aya ma ekipe cyangwa se twinjire kuri derby mbere yuko dusoza, kuko ndabona igihe cyagiye. Kuri derby ekipe ya APR irakubwira iti twebwe, ejo nibwo nahoze ngana n'abafana ba APR barimo na Sarpong, arimo ambwira ati mu bintu ntazigera nicuza no kuba naraje muri APR. Ati APR ni ikipe itagitsindwa, noneho iyo bigeze ahangaho hakeneye igitinyiro, ahangaha nyine aho urugamba rukomeye. Ati niho tuba tugomba kwerekanira ko APR ari nyamukandagira mu kibuga cy'Kasimitutu. Marite mbabarira umbwire, ugendeye ku kuba ama ekipe hari ukuntu ari kwitwara, twavuga ko APR si bibi ariko nta nubwo ari byiza cyane. Ni APR iri kugorwa no gutsinda, mu gihe Rayon Sports iri gutsinda umuba w'ibitego. Yatsinze Vision 3, itsinda Kiyovu 4. Y'amakipe yagiye abijya ari menshi, na Muhazi United barakubwira bati nayigomba kubirya byinshi. Ahubwo ngewe icyo nshaka kukubaza Marite, ni yihe ntwaro Rayon Sports izakoresha kuri uyu mukino, ni yihe ntwaro APR izakoresha kuri uyu mukino? Twihuta cyane. Twihuta, wenda waruvuze ngo warohereye ku bya Sarpongo, nanjye ejo mumaze kuvugana nigeze kumva atangaza aravuga ngo ahubwo umubyibuho yari afite ugiye kwikuba kabiri. Ugiye kwikuba kabiri kubera ibyishimo, bamaze kugira ibiro 200 kubera ibyishimo, kubera ibyishimo. So urumva ni emotion z'abafana, ni emotion z'abafana bavuga ko babitekereza, ariko uko byagenda kose ikibuga cyo kigira ibyacyo. So warumbajije neza ngo nezihe ntwaro APR ishobora gukoresha kugira ngo ibe yava imbere y'ikipe ya Rayon Sports. Nezihe ntwaro Rayon Sports ishobora kuba yakoresha kugira ngo ibe yava imbere y'ikipe ya APR. So muri make wenda twihuse turaza kubitubangura kugerageza kubera ko amasaha arimo aratujyana. Abakinnyi cyangwa se abakunzi b'ikipe ya APR wenda barimo barifuza ko nta kindi bifuza usibye iyi line up. Ndagukorera line up, wenda uyu munsi turaza gukora line up yuko abafana babishaka cyangwa se babyumva. Tamburisha line up. So iyo line up na yindi mwizamu ni Pavel Nzira umunyakongo Brazzaville nkuko mumuzi. Hanyuma kuri kabiri na wundi ni Byiringiro Gilbert, kuri gatatu ni niyo mugabo Claude. Hanyuma defense barimo barashaka ko uwo bita Nige na Clement yakinana na Nshimiyimana na Yunusu. Arius Wane akaba yajya hanze kubera ko babigaragaje ibishoboka mu mikino aho ngaho ndaguhakaniye ntibishoboka. Arius Wane nje maze kwitegereza match za APR zose ikinye nyuma yuko ivuye mu mikino nyafrika. Arius Wane ari mu ba defenseur ba mbere hano mu Rwanda. Oya nibyo kuko duherutse kujya mu kiganiro n'itangazamakuru babaza uwitwa Nige na Clement ngo niki niwe mu defenseur kumva urenze muri champion y'u Rwanda. Nige na Clement mu magambo yaravuze ngo uyu mu defenseur w'umunya Senegal bita Arius Wane mu defenseur wa mbere muri uru Rwanda. Urumva nago yivuze baramaze ati se n'uwa mbere wowe barakurusha. Nige na Clement yavuze yero yaravuga ngo Arius Wane ni mu defenseur wa mbere. So tujya hagati na kindi bifuza, barifuza kubona uwo bita Tadeo Wanga engineer ufite amavuta avanye muri CAN qualifiers cyangwa se n'ikipe yara kumwe n'ikipe ya Uganda Cranes. Hanyuma bakabona uwo bita Kuboneka Jean Bosco
kuko nubundi uwo witwa Sede Dauda barimo nabo ubwabo baratekereza ko nubundi atagomba kuboneka kuri equipe ya Rayon Sport kubera ko nubundi amaze iminsi adakina. Hanyuma kuri karindwi na wundi barashaka ko hacaho uwitwa Dushimimana Olivier Muzungu. Nta kintu kirimo kuri Muzungu ni wifite ariko nta kintu kirimo kuko nubundi nta wundi muntu yemerewe gukinisha kiretse iramutse ifashe uwitwa Ruboneka Jean Bosco ikaba yamuhengeka nko kuvuga dore batatu bagomba gukina. Dore ubundi uko nabonye umutoza wa Pera ari gukina n'ibyo agomba gukina mu kibuga hagati, uwitwa Richmond Rampte azaba yamuteretsemo arakinisha Engineer Tadje Ruwanga, Richmond Rampte ndetse na Lamin Ba. Abo nibo batatu arakoresha mu kibuga hagati. Abandi batatu b'imbere ni Mugisha Gilbert, ni uwitwa uyu Mamadusi ndetse n'uwitwa Ruboneka Jean Bosco. Ari guca ku ruhande rumwe Ruboneka Jean Bosco cyane ko ari amaze iminsi anakina. Abo nibo batatu kwanza ni nabo batatse Azam, nibo baraza kuba bagaruka. Baramutse banabikoze gutyo uko byagenda kose, impamvu abafana cyangwa se abakunzi barimo barayipanga gutyo nuko n'ubundi iyo kipe Ruboneka Jean Bosco amaze igihe adakoreshwa n'ubundi ku ruhande. Yari yaravunitse Ruboneka Jean Bosco amaze iminsi ya championnat yaravunitse, ejo yajemo asimbuye nabwo ari ukumutestinga kubw'amahirwe ahita anatanga umusaruro. Hanyuma turi official tubigiyemo twihuse ubwo 11 bumva bashobora gutwanzamo ku ikipe ya APR n'abandi twihuta ubwo ni mwizamu nk'uko twari tumaze kubivuga ni Pavel Nzira. Hanyuma kuri kabiri ni Byiringiro Gilbert aka Kagege mumaze kumenyera. Hanyuma defense ubwo ni Arius Wane ndetse na Nigena Clement. Hanyuma ku ruhande rw'ubumoso ni niyo mugabo Claude El Capitano. Hagati mu kibuga ubwo ni Richmond Rampte na Tadje Ruwanga Engineer. Ku ruhande rw'iburyo ni Ruboneka Jean Bosco Gatsibo Boy. Ku ruhande rw'ubumoso ni Mugisha Gilbert aka Barafinda. Hanyuma batakisho bita Mamadusi mu mugongo yawo harimo Lamin Ba. Hanyuma 11 bamurera abo nabandi yitwa Kadime Ndiaye, Yosu Ndianye ndetse na Nsabimana Aimable. Ku rundi ruhande hazaba hariho Ombarenga Fitina Omba Bebe ndetse na Bugingo Hakim. Ku rundi ruhande mu kibuga hagati ni babandi yitwa Kanamugire Roger, Richard Ndayishimiye, Muhire Keve. Mu gihe batatu b'imbere ni Azizi Basane Kuranya ndetse ugashyiraho Iraguha Haji ndetse n'uwitwa Nganye FBI. Bazaba bataka wenda iyo ni step ya mbere cyangwa se ni n'amakuru tuzagenda tubigarukaho amakipe amakuru avugwa muri derby y'urw'imisozi igihumbi. Icyo abantu bagomba kumenya cyo amatike ari gushira, ni uzi uzitara hamaki hano ha bitatu gura itike bitarenze kwa gatatu kuko nurenza kwa gatatu itike bageze kuri bitanu ibihumbi 10 bamaze kugura amatike nakubu bamaze kwanga 15. Ubu tayari rwose barimo tayari bamaze kuba hafi 14 yego umunsi umwe bamaze kujya muri systeme abarenga 10 bamaze kugura amatike. Can you imagine kwa gatanu bizaba bimeze bite uko byagenda kose amahoro azuzura mu Rwanda Rayon Sport. So wenda icyo twavuga kuri icyo ngicyo dusoza kuri derby ngira ngo hari abakinnyi bo kwitega tuzagenda tugarukaho umwe kuri umwe tubigarukaho gake ariko abo kwitega abakinnyi n'abandi nuwo bita Nganye utegejwe n'abafana benshi. APR ikintu cyonyine izakoresha, ikintu cyonyine ishobora gukoresha igatsinda Rayon Sport. APR ni kimwe gusa, ni je collectif kwa kundi nyine utamenya ngo nindira gutsinda igitego nkuko AS Kigali byayibaye hejo n'igi na Clement kagitsinda kandi wenda atatekerezwaga. Ariko uvuze ngo hari umukinnyi wo muri APR uyu munsi wa none umeze neza ushobora gutsinda Rayon Sport uwo nawe pe nawe kabisa nawe. Mu gihe Rayon Sport ifite Azizi Basane man, uzi ko Azizi Basane n'uwitwa uyu Nganye n'uwitwa Iraguha Haji bonyine bafite ibitego uruhare rw'ibitego 10 ko ngo bafite ibitego 10 assist reka nzihorere ibitego 10 bonyine ari babiri barabifite. APR ntabwo iragwiza ibyo bitego ikipe yose. Ni ibintu bikomeye cyane abatebye abo banatebyaga bakavuga ngo Nganye arimo aranganya ibitego n'ikipe yose ya APR ibitego 6. Urumva bidakomeye se? Ni ibintu bikomeye, urumva ni task ikomeye ku mutoza Darikonovic kuba yagira icyo akora kugira ngo agaragaze cyangwa se agira icyo ahindura ku mikinire yiwe. Hanyuma tubonereho tunashimira abakunzi bacu bakomeje kubana natwe. Turi gusoza nyango muranabibona ko ikirere kijimye tuba turi gukorera kuri tere.
ngira ngo byinshi byose murabizi ko mu gitondo tugaruka ku makuru saa 2 ikiganiro kiba cyatambutse na ku mugoroba amasanga yangaya hagati ya saa 12 na saa 1 ikiganiro nabwo kiba cyatambutse byose muzakomeza kubikurikirana hano. Icyo musabwa nta kindi ni ugukora subscribe. Nago twagaruka byinshi twari twabasezeranyije byo ku mugabane burayi byose turaza kubigarukaho mu gitondo ngira ngo amasaha murabibona ko yatujyanye ndetse kandi mukabona ko n'ikirere kitameze neza kubera ko twakoreye kuri tayaha. Icyo nasoza mvuga by'umwihariko ku bakunzi ba EPR ndetse n'abakunzi ba Murera, nibwo bwa mbere tugiye kubona derby mu myaka nk'itandatu 7 ishize. Tugiye kubona derby y'umuriro, tugiye kubona derby Rayon Sport ari urwembe. Ubundi twabonaga derby Rayon Sport ari kuvase iragikura tukabajya abafana ba Rayon Sport bakajya amahirwe bakabona kigiyemo, ariko ubona ko bishwe data. Twayirukaga derby n'ubundi ku bwa ba Robertinho, ku bwa ba Didier Gomez da Rosa. Rayon Sport nyine kibuja igifite aba basaza, twongeye kubona derby iraza kuba ari umuriro. Mana nyagasani, mbibutsa ko hano niho muzakurikirana update zose guturuka ku isaha saa 8 tuzaba turi kuri stade. So nyemerera ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro, mbonereho nshimire na Marite twabanye. Marite ngushimire cyane kuko kwitabira ubutumire bwacu. So urakoze cyane wenda ntago nasoza nabwiye abakunzi ba Sawa TV, ntago nasoza nababwiye ko rwose nta kindi musabwa mwebwe no kwihangira amaso mugakanda subscribe, hanyuma amakuru mukayabona ku munsi kandi ku gihe. Muzajya mubona amakuru yo hanze, amakuru ya Zandani. Nk'ubu ngubu hari inkuru mwumvise ya Saida Dauda, yereka ko tushobora kuba turi mu binyamakuru bike bishobora kuba bishyize iyo nkuru ya Zandani hanze. Urumva rero muzajya kurikira ku gihe, kandi by'umwihariko muri uyu muhuro wo twakwita nk'umuhuro cyangwa umuhuro wa El Clasico, hari amakuru menshi muzagenda mumenya y'ama equipe zanyu. Ndabizi ko mwese abenshi mudukurikira abenshi baba bakunda equipe ya APR na Rayon Sport. Tuzagenda tubaha amakuru umunsi ku munsi, kandi ndabizi neza ko muzaryoherwa. Icyo musabwa nta kindi ni flow, kandi mugakanda subscribe, hanyuma mukihangira amaso mugahabwa amakuru yuko bimeze. So murakoze cyane. Hanyuma ndagushimiye cyane n'abakunzi bacu, ubwo twabashimiye by'umwihariko mwe tubana umunsi ku munsi. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, ndagushimiye cyane.